Mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko dahuje amasaha mwaramutse neza ndetse ngo tanyu bisanzwe uyu munsi ngarutse mazana examen cyakozwe aduye kurera hamwe ibibazo byari byatanzwe imisanzwe rero buri wese nafate agapapuro ke n'ikaramu aho ngiye kuzajya mbasomera ibibazo nawe ukandika agapapuro kawe igisubizo cy'ukuri kujya nyuma uze kureba amanota yagiye muri ikizamini cyakozwe kuri wowe wifuza ko twagufasha wifuza ko za permis ndetse n'iza provisoire iyo unakeneye no kwiga twandikire kuri WhatsApp ni 078 021 466 cyangwa se uduhamagare kuri 0722 kuri wowe ushaka kwihugura nk'uko ikizamini cyo kimeze kuri polisi nyarukira kuri Google wandikemo wa@ibyapa.com ufungure konte wihugure ku minota 20 system igiye gukosora iguhereza ibisubizo cyangwa se uri muri comment ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakoresha kwigira aho ushobora kwigurira mu gihe gito no kugana intsinzi utiriva aho uherereye cyangwa se utiriwe uvunika wabikora mu Gifaransa mu Cyongereza ndetse n'Ikinyarwanda wibagije ijambo rya ribanga gufungura konte byakugoye nyandikira kuri WhatsApp ngufashe nicyo mbere kugira ngo ngufashe nawe ugane intsinzi utiriwe uvunika. Impamvu mbashishikariza cyane gukoresha urubuga nababwiye yuko mbere yuko ufata kode y'ikizami mbere yuko utakaza amafaranga yuko waka kode y'ikizami banza wihugure ku minota 20 urebe ese niba witeguye kuba wajya mu kizami ngo ukore kandi witeguye intsinzi. Nubona uri gukora ugatsindwa banza ufata umwanya wawe wige, fata abonoma y'umunsi umwe icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ukwezi kumwe mbere yuko ujya mu kizami ubanze wige bihagije ujye mu kizami nta kibazo na kimwe ufite utagiye gutakaza amafaranga y'ubusa. Hano nicyo cya mbere kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye icyapa kikubwira iki? Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uhuye n'iki cyapa kikubwira iki? A. Ni umuhanda munini. B. Ni inzira banyuramo babisikana. C. Ni umuhanda urombereje w'ibice byinshi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo twandike ku papuro kacu. Wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni umuhanda munini. B. Inzira banyuramo babisikana. C. Umuhanda urombereje ibice byinshi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo twandike ku papuro kacu. Ese ubona iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike. No kuvuga ngo ukibona iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga icyo kikubwira kirakubwira yuko ari umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Iki cyapa gisobanura umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Naho iyo haciyemo umurongo utukura hagati icyo gihe kiba kikubwira yuko ari iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi, ariko ahangaha kitubwira ko ari umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri biravuga ngo ikinyabiziga kibujijwe kurenza cyangwa gukomeza kugenza ikinyabiziga gifite ubuhagarike burenze. Ikinyabiziga kibujijwe kurenza cyangwa gukomeza kugenza ikinyabiziga gifite ubuhagarike burenze. A. Metero 3 habariwemo ibyo cyikoreye. B. Metero 4 habariwemo ibyo cyikoreye. C. Metero 2 habariwemo ibyo cyikoreye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Metero 3 habariwemo ibyo cyikoreye. B. Metero 4 habariwemo ibyo cyikoreye. C. Metero 2 habariwemo ibyo cyikoreye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga kiba kibujijwe kurenza cyangwa gukomeza kugenza ibinyabiziga cyangwa se ikinyabiziga gifite ubuhagarike burenze metero 4 habariwemo ibyo cyikoreye. Igisubizo ni B. Ni metero 4 habariwemo ibyo cyikoreye. Twikomereze na gatatu turavuga ngo umuntu usunika ivatiri mu nzira nyabagendwa abari iki? Ese umuntu uri gusunika ivatiri mu nzira nyabagendwa afatwa nk'iki? A. Umuyobozi w'ikinyamitende. B. Umunyamaguru. C. Umuyobozi w'ikinyabiziga. D. Ibisubizo byose ni ukuri twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni umuyobozi w'ikinyamitende. B. Umunyamaguru. C. Umuyobozi w'ibinyabiziga. D. Ibisubizo byose ni ukuri twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. No kuvuga ngo hano igisubizo ni C. Ni umuyobozi w'ikinyabiziga afatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Impamvu nuko aba agendera mu muhanda yubahiriza amategeko agenga umuhanda cyangwa se inzira nyabagendwa. Igisubizo ni C. Twikomereze na kane kandi iravuga ngo
ni bande bashobora kubona uruhushya rutangirwa mu Rwanda, ubwo ni kategori B, itangirwa mu Rwanda cyangwa se na A, yo gutwara ikinyabiziga batagombye gukora ikizami cy'amasomo n'icyo gutwara ikinyabiziga. Ese ni bande, ni bantu ki bashobora guhabwa runo ruhushya cyangwa se iyi kategori ya hano mu Rwanda batagombye kubanza gukora ikizami cya provisoire ndetse no gutwara ikinyabiziga bw'ikizami cya perime? Ese ni bantu ki? Naberekanye uruhushya mpuzamahanga cyangwa mvamahanga bapfa kubisabira cyangwa se kubisaba gusa mbere y'umwaka. B, naberekanye uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, naberekanye uruhushya mpuzamahanga, kategori mpuzamahanga cyangwa mvamahanga bapfa kuba babisabye cyangwa se kubimenyekanisha mbere y'umwaka umwe. B, naberekanye uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ikinyabiziga provisoire, permis provisoire. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A, naberekanye uruhushya mpuzamahanga cyangwa mvamahanga bapfa kubisabira gusa mbere y'umwaka umwe. Baba bagomba kubisaba mbere y'umwaka umwe. Igisubizo ahangaha rero ni A. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Mbonera kwibutsa ko ntabwo bikiri ngombwa kwigira mu ishuri. Watwandikira kuri WhatsApp tukagushyira muri groupe y'abandi banyeshuri dufasha umunsi ku munsi, aho uzajya ubona ibizamini byagiye bikorwa, ukajya ukora n'imyitozo, ukabona n'amasomo yagufasha kugera ku ntsinzi mu gihe gito. Cyangwa se ugakoresha systeme y'ibyapa.com. Reba muri comment, ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakoresha ushobora kwigira, aho ushobora kwigura mu gihe gito, icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, ukwezi kumwe cyangwa se n'umunsi umwe, ukajya mu kizamini nta kibazo na kimwe ufite. Ni wa3ibyapa.com. Ukeneye link nyandikira kuri WhatsApp mufashe. Gatanu iravuga ngo umuntu usunika ipikipiki mu nzira yagenewe abanyamaguru. Ese umuntu uri gusunika ipikipiki mu nzira yagenewe abanyamaguru afatwa nk'iki? A, umuyobozi w'ikinyabiziga. B, umuyobozi w'amakuzungu. C, umunyamaguru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Ese afatwa nk'iki? Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. B, nk'umuyobozi w'amakuzungu. C, nk'umunyamaguru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo umuntu usunika ipikipiki mu nzira yagenewe abanyamaguru, icyo gihe afatwa nk'umunyamaguru. Impamvu nuko aba yubahiriza amategeko agenga abanyamaguru. Igisubizo ni C. Iyo ari kugendera mu nzira y'abanyamaguru afatwa nk'umunyamaguru kubera ko aba ari kubahiriza amategeko agenga abanyamaguru. Igisubizo ni C. Twikomereze n'ikibazo cya gatandatu. Gatandatu iravuga ngo umuyobozi uvuye mu kayira cyangwa mu nzira y'ubutaka cyangwa y'ibitaka akora iki? Ese twebwe abayobozi b'ibinyabiziga twe tuvuye mu kayira k'ibitaka cyangwa se mu kayira karasukira mu muhanda munini, tugomba gukora iki? A, abanza kureka abavuye mu nzira nyabagendwa bakabanza gutambuka. B, abanza kureka abavuye mu nzira iteganye n'iye bagatambuka. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A, abanza kureka abavuye mu nzira nyabagendwa bakabanza gutambuka. B, abanza kureka abavuye mu nzira iteganye n'iye bagatambuka. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A, abagomba kubanza kureka abavuye mu nzira nyabagendwa bakabanza gutambuka. Uba ugomba kureka bari mu nzira nini bagatambuka, wowe ukabona kwinjira mu muhanda. Muri make babandi bari kugenda muri kaburimbo cyangwa se muri wa muhanda munini bakabanza bagatambuka, wowe ukabona kwinjira mu muhanda. Igisubizo ahangaha rero ni A. Twikomereze na karindwi. Karindwi iravuga ngo ibikoresho ngarurarumuri bigaragaza cyangwa se bigaragaza inkombe zombi
z'inzira nyabagendwa bigomba kugaragazwa mu buhe buryo cyangwa se mu yahe mabara? Ibikoresho ngarurumuri bigaragaza inkombe zombi z'inzira nyabagendwa zigomba kugaragazwa mu yahe mabara? A. Iburyo ni umutuku cyangwa ibisa n'icunga rihishije. B. Ibumoso ni umweru. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Iburyo ni umutuku cyangwa ibisa n'icunga rihishije. B. Ibumoso ni umweru. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho ari tubwira yuko baba bagomba kubona iburyo bwabo ni umutuku cyangwa ibisa n'icunga rihishije, naho ibumoso bwabo ni umweru. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Tugomba guhitamo inyuguti imwe isobanura byose. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'umunani. Mbonera kwibutsa gukanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo nituzajya dukosora ikizami uzajye uhita ukibona mbere y'abandi utiriwe ujya gushakisha. Ikibazo cya munani kiravuga ngo ni ryari ushobora kuba ufite kategori B ugatwara taxi minibus? Ese ni igihe ki ushobora kuba ufite kategori ya B ugatwara taxi minibus? Ni igihe ki? Ni igihe byagenze gute? A. Biremewe igihe uri umupolisi. B. Ntabwo byemewe kuko kategori B igenewe ikinyabiziga cyangwa se ibinyabiziga bifite imyanya itarenze 8. C. Biremewe igihe utwara gahoro. D. Biremewe igihe utwarira aho utuye. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Biremewe igihe uri umupolisi. B. Ntabwo byemewe kuko kategori B igenewe ibinyabiziga bifite imyanya itarenze 8. C. Biremewe igihe utwara gahoro. D. Biremewe igihe utwarira aho utuye. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ntabwo byemewe kuko kategori B igenewe ibinyabiziga bifite imyanya itarenze 8. Igisubizo ni B. Ntabwo byemewe kuko kategori B igenewe ibinyabiziga bitarengeje cyangwa se bifite imyanya itarengeje 8. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo ese itara ryo guhagarara, ubwo ni itara rya feri, uribwirwa n'iki iyo ryakiye rimwe n'itara rigenga cyangwa se rigaragaza imodoka? Itara ryo guhagarara, ubwo ni itara rya feri, uribwirwa n'iki iyo ryakiye rimwe n'itara riranga imodoka? A. Urumuri ruragabanyuka. B. Urumuri rurushaho kwiyongera. C. Haka amatara atandukanye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Urumuri ruragabanyuka. B. Urumuri rurushaho kwiyongera. C. Haka amatara atandukanye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo itara ryo guhagarara cyangwa se rya feri ikiri kubwira igihe ryakiye icyarimwe n'itara riranga imodoka cyangwa se ikinyabiziga nuko urumuri rurushaho kwiyongera. Ikiri kubwira nuko urumuri rurushaho kwiyongera. Iyo bakandagiye kuri feri urumuri rurushaho kwiyongera. Igisubizo ahangaha ni B. Urumuri rurushaho kwiyongera. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo ni ryari uva mu murongo wari urimo iyo mwagendaga mubangikanye? Ese ni igihe ki? Ese ni ryari ushobora kuva mu murongo wari urimo iyo mwagendaga mubangikanye mu muhanda? A. Ni igihe ugiye kwihuta. B. Ni igihe ugiye guhindukira cyangwa se guhindura icyerekezo, ubikora ucana itara ndangacyerekezo cyaho ugiye kugana. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni igihe ugiye kwihuta. B. Ni igihe ugiye guhindura icyerekezo ukabikora
ucana itara ndangacyerekezo cyaho ugiye kugana. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari kihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni igihe ugiye guhindura icyerekezo ukabikora ucana itara ndangacyerekezo cyaho ugiye kugana. Igisubizo ahangaha ni B. Twikomereze na 11. Mbonera kwibutsa ko twabazaniye urubuga rwagufasha kwihugura no kwiga mu gihe gito umunsi ku munsi, ari rwo wa3ibyapa.com. Nyarukira kuri Google ubyandikemo cyangwa se urebe muri comment. Ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakohereza aho ushobora kwigira, aho ushobora kwihugura mu gihe gito naho ukagana intsinzi. Impamvu mbashishikariza gukoresha iyo systeme, nababwiye ko ku munsi hakorwa ibizami byinshi, kimwe tukagishyira kuri YouTube, ibindi byose biba byasigaye tukabishyira kuri urwo rubuga rw'ibyapa.com, kugira ngo ujyeho ubyihugureho, bigufashe gukoresha iminota yawe neza, bigufashe gusoma byihuse, kandi ibyo byose wabikora mu Gifaransa, mu Cyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. Mbere yuko waka kode y'ikizamini, nyaboneka mbere yuko ufata umwanzuro, banza wihugure ujye mu kizamini uvuga ko nta kibazo na kimwe ufite, aho kugira ngo utakaze amafaranga waka kode, wayafata ukayatanga wiga, ukajya mu kizamini ugenda ugiye gutsinda, apana kwiga igihe kirekire kandi ukiga igihe gito ukagana intsinzi utavunitse. 11 bavuga ngo iyo imizigo isumba imera y'inyuma y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigomba kugaragazwa n'iki? Iyo imizigo isumba imera y'inyuma y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigomba kugaragazwa n'iki? Ese kigomba kugaragazwa n'iki? A. Ku manywa ni agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. B. Iyo amatara agomba gucanwa n'itara ritukura cyangwa akagarurumuri gatukura. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari kihe? Ese ni A. Ku manywa ni agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. B. Iyo amatara agomba gucanwa n'itara ritukura cyangwa akagarurumuri gatukura. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari kihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, aho ari tubwira yuko ku manywa ni agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande, naho B ikatubwira yuko iyo amatara agomba gucanwa ubwo ni nijoro n'itara ritukura cyangwa akagarurumuri gatukura. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze na 12. 12 bavuga ngo ni hehe abayobozi b'ibinyabiziga bagomba cyangwa se babujijwe kunyuranaho mu nzira nyabagendwa. Ese ni hantu ki umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kunyuranaho mu nzira nyabagendwa? A. Ni ahantu hari ikimenyetso kibibuza. B. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. C. Hafi y'aho abanyamaguru banyura. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari kihe? Ese ni A. Ni ahantu hari ikimenyetso kibibuza. B. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. C. Hafi y'aho abanyamaguru banyura. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari kihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A, B, C byose ni ibisubizo by'ukuri. A, B, C ni ibisubizo by'ukuri. Tugomba guhitamo inyuguti imwe isobanura byose, niyo mpamvu duhisemo D ivuga ko A na B na C ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze na 13. Mbonera kwibutsa ko igihe ugiye ku kizamini, nyaboneka itwaze indangamuntu yawe, nta kindi kintu cyemewe gisimbura indangamuntu uretse indangamuntu ubwayo. Niba uri kwiga bikagufasha, ugerageza kubyandika muri comment. Niba warakoze ugatsinda, ugerageza kubyandika muri comment kugira ngo birusheho gutera imbaraga n'abandi bari kwiga uyu munsi, nabo bandi babonye iyi video uyu munsi, kandi ugerageza no kubisangiza inshuti zawe kugira ngo nazo zirusheho gusobanukirwa ndetse no kumenya amategeko y'umuhanda. 13 iravuga ngo ni izihe nzego zibanze zisabirwa impushya? Ese hano mu Rwanda cyangwa se n'ahandi hose, ni izihe nzego zibanze zisabirwa impushya cyangwa se zisabirwa kategori? A. Igare. B. Amapikipiki n'ibinyamitende bifite moteri biriho cyangwa bifite intebe ku ruhande. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri.
D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni igare. B. Ni amapikipiki n'ibinyamitende bifite moteri biriho cyangwa bifite intebe ku ruhande. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni amapikipiki n'ibinyamitende bifite moteri biriho cyangwa bifite intebe ku ruhande. Igisubizo ni B. Ni amapikipiki n'ibinyamitende bifite moteri biriho cyangwa bifite intebe ku ruhande. Twikomereze na 14. 14 iravuga ngo ninde ushobora kwambura by'agateganyo uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga? Ese ni muntu ki ushobora kukwambura by'agateganyo uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga? A. Ni procureur wa Repubulika. B. Ni umupolisi. C. Ni ingabo z'igihugu. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni procureur wa Repubulika. B. Ni umupolisi. C. Ni ingabo z'igihugu. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ushobora kurukwambura ni procureur wa Repubulika. Igisubizo ni A. Ni procureur wa Repubulika. Twikomereze na 15. Mbona rero kwibutsa ukanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo nzadukosora ikizami uzajye uhita ukibona mbere y'abandi utiri ujya gushakisha. 15 iravuga ngo buri modoka cyangwa buri rumoruki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Ese iryo tara rifite amabara asate? Buri modoka cyangwa buri rumoruki ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Ese iryo tara rifite amabara asate? A. Ni umuhondo. B. Icyatsi kibisi. C. Umweru. D. Umutuku. Twandike ku gapapuro kacu. Ese ubona ari ifite ayahe mabara? Ni umuhondo. B. Icyatsi kibisi. C. Umweru. D. Umutuku. Twandike ku gapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni icyatsi kibisi. Igisubizo ni B. Ni icyatsi kibisi. Twikomereze n'ikibazo cya 16. 16 iravuga ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi. Ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira amahoni cyangwa se honi ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ni ibihe binyabiziga? Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi. Ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ni ibihe binyabiziga? A. Ni ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ni ibinyabiziga bikora ku mihanda. C. Ni ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ibinyabiziga ndakumirwa. B. Ibinyabiziga bikora ku mihanda. C. Ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona ni igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho A itubwira yuko ari ibinyabiziga ndakumirwa, naho B ikatubwira yuko ari ibinyabiziga bikora ku mihanda. Igisubizo ni D. Twikomereze n'ikibazo cya 17. Mbona kwibutsa ko mu ntego twihaye, mu nshingano twihaye mbere yo kwiga no gusenga, nyuma yo kwiga tugasenga, twajya ku kizamini twiragiza Imana, twava no ku kizamini tugashimira Imana iba yadushoboje kugera kuri uwo munsi tugihumeka umwuka w'abazima. Ikindi cyongereho tukagerageza kwiyaturaho ibyiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niba ugiye ku kizamini, ngiye kuzana provisoire yanjye, ngiye kuzana perime yanjye polisi yambiki, ntabwo tugiye kugerageza amahirwe, ahubwo tugiye kuzana ibyangombwa byacu polisi iba yaratubikiye. Ku muntu wize neza, ku muntu wihuguye agakora imyitozo ihagije, nta kibazo na kimwe ashobora guhura nacyo ku kizamini. Agomba kwizera, akizera Imana, kandi akizera ko bigomba gushoboka ibyo agiyemo. Intego zawe zose mwifurije kuzigeraho. 17 iravuga ngo uri umuyobozi wa velomoteri uhuye n'umwe mu nshuti zawe akagusaba ko wamutwara muri make ukamuha lift ukamusiga ku wundi muhanda. Uwo mugenzi cyangwa se uwo mugenzi wawe afite imyaka 18 ariko nta ngofero yindi yabigenewe ufite, wamutwara? Muri make nta casque ufite, wamutwara? Ese igihe uri umuyobozi wa velomoteri
ugahura n'umwe mu nshuti zawe akagusaba lift ko wamutwara ukamugeza imbere, ariko afite imyaka 18 kandi nanone nta ngofero yindi ya kabiri yo kwirinda ibyago ufite, ubwo ni casque. Ese wemerewe kumutwara? A. Yego. B. Yego usibye urugendo rurerure. C. Yego usibye urugendo rugufi. D. Oya. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari kihe? Ese ni A. Yego. B. Yego usibye urugendo rurerure. C. Yego usibye urugendo rugufi. D. Oya. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari kihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni D. Oya. Ntabwo wemerewe kumutwara udafite casque cyangwa udafite ingofero ya kabiri yo kwirinda ibyago, ntiwemerewe kumutwara. Twikomereze na 18. 18 aravuga ngo iyo umuntu yapfiriye muri iyo mpanuka yo mu muhanda cyangwa yayikomerekeyemo bikabije cyane, bikaba bituma bitahungabanya uburyo bwo kugenda mu muhanda, umuyobozi yakora iki? Ese igihe hari umuntu wapfiriye mu mpanuka yo mu muhanda cyangwa yikomerekeyemo bikabije cyane ariko bikaba bitahungabanya uburyo bwo kugenda mu muhanda, umuyobozi yakora iki? Muri make abandi bayobozi b'ibinyabiziga bakaba bakomeza gutambuka, umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki? A. Yirinda guhindura uko ibintu bimeze. B. Yirinda gusibanganya ibimenyetso byagaragazaga uri mu makosa. C. Kubimenyekanisha cyangwa gutumaho abubahiriza umutekano wo mu muhanda bari hafi. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Wowe urabona n'igisubizo ari kihe? Ese ni A. Yirinda guhindura uko ibintu bimeze. B. Yirinda gusibanganya ibimenyetso byagaragaza uri mu makosa. C. Kumenyekanisha ndetse no gutumaho abubahiriza umutekano wo mu muhanda bari hafi aho. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari kihe? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A, B, C byose ni ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu duhisemo inyuguti imwe isobanura byose. Twikomereze na 19. Mbonera kwibutsa ko twabazaniye uburyo bwinshi bwagufasha kwiga kandi mu gihe gito ukagana intsinzi utavuye aho uherereye. Uburyo bwa mbere twandikira tugushyire muri groupe ya WhatsApp, aho uzajya ubona ibizami byagiye bikorwa umunsi ku munsi, ugakora n'imyitozo cyangwa se ugakoresha systeme y'ibyapa.com. Ujya kuri Google wandikemo Inkotanyi Driving School cyangwa se wa3ibyapa.com cyangwa ure muri comment. Ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakoresha ushobora kwigira aho ushobora kwigura mu gihe gito nawe ukagana intsinzi. Fata abonoma y'umunsi umwe, icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, ukwezi kumwe, wige ujye mu kizami nta kibazo na kimwe ufite. Wabikora mu Gifaransa, mu Cyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. Namwe ntimucikwe. Genda wige kandi wige igihe gito ugana intsinzi. 19 iravuga ngo mbere yuko cyangwa se yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri ngomba gucana karanga cyerekezo k'ibumoso. Ese mbere yuko nyura ku muyobozi uwo ari we wese, yewe n'uw'ikinyabitende ibiri cyangwa se n'uw'imodoka, ngomba gucana na akaranga cyerekezo k'ibumoso? A. Yego buri gihe. B. Yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. C. Yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri. D. Oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri. Wowe urabona n'igisubizo ari kihe? Ese ni A. Yego buri gihe. B. Yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. C. Yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri. D. Oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari kihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Yego buri gihe. Igisubizo ni A. Yego buri gihe. Ni ngombwa gucana turanga cyerekezo. Twikomereze na 20 aranda cyo kibazo cya nyuma. Cyose ya 20 iravuga ngo nibihe bimenyetso birusha ibindi agaciro tugomba kubaha cyangwa se dutegetswe kubaha? Ese ni ibihe bimenyetso birusha ibindi agaciro tuba dutegetswe kubaha? A. Ni ibitegetswe n'abakozi babifitiye ububasha. B. Ni ibitegetswe n'abayobozi b'ibinyabiziga. B. Ni ibitegetswe n'abayobozi ba makuzungu. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari kihe? Ese ni ibitegetswe n'abakozi babifitiye ububasha? B. Ni ibitegetswe n'abayobozi b'ibinyabiziga.
B. C. Ni ibitegetswe n'abayobozi cyangwa se n'abayobozi b'amakuzungu. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo, ibimenyetso birusha ibindi agaciro tuba tutegetswe kubaha ni ibitegetswe n'abakozi babifitiye ububasha. Igisubizo ni A. Ni ibitegetswe n'abakozi babifitiye ububasha. Nibyo bimenyetso tuba tugomba cyangwa se tuba dutegetswe kubaha. Amahirwe masa rero kuri mwe wese ufite ikizami, ndagushimiye cyane wowe warebye iyi video. Wakanze kuri subscribe, like, share, comment, Imana igumugisha. Nawe wakanze akanyenyeri mu rwego rwo kudushimira, kudutera inkunga. Mwarakoze cyane, Imana ibasubirizeho mwavanye. Wowe dusenyera umunsi ku munsi, wowe dusabira umugisha, wowe dusabira intsinzi, wowe dusabira kugera kure. Imana ikubire karindwi kubyo utwifuriza. Wifuza ko twagufasha, wifuza code za permis ndetse n'iza provisoire, yewe unakeneye no kwiga, twandikire kuri WhatsApp ni 078 0211 466 cyangwa se duhamagare kuri 072688 5540. Wadusanga kuri TikTok ni Nkotanyi, Instagram Nkotanyi, Facebook ni Nkotanyi, Twitter X Nkotanyi. Hose mugende mukore follow kugira mujye mubona amasomo magufi tugenda ducishaho umunsi ku munsi, nawe wige ugana intsinzi utavunitse. Reba muri comment, ni comment ya mbere kandi kuri link irakureza ushobora kwigira, ushobora kwigura mu gihe gito nawe ukagana intsinzi utavuye aho uherereye. Wagira ikibazo ukanyandikira kuri WhatsApp. Nabo utaha rero mu kizamini gikurikiyeho, ndabakunda cyane, muhorane Imana n'amafaranga kandi menshi.